nduha niyo bampamagaye iza mu musangwa, niyo mpamvu numva nta kibazo. Nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu byiza Imana yavuze byose, nta kiruta ikiko yasabunda. Nishimiye ko data
ikibazo urimo ibiburimo ni ibyo kuzatuma Imana ihabwa icyubahiro. Abantu bakwibagirwe ntibakwibagirwa, Imana yawe izakwibuka kandi mu gihe cya nyacyo izakwirinda amajya n'amazi. Haleluya. Hari none no mu bihe bidashira Imana niyo kuri n'ibibi bidasiteka. Imana niyo tumuka bw'abera izuba rizakwigisha ukwezi tuza turaje dutarabe mu kanya. Haleluya. Haleluya. Amen. Hari indirimbo yangumyemo yo kuririmba ivuga ngo kwirembo ari kwirembo kuko araje Yesu araje kandi ageze kwirembo. Iterekana kuza kwe wihuta kuboneka. Agiye kutugabira kubawe kw'iteka. Iterekana kuza kwe wihuta kuboneka. Agiye kutugabira kubawe kw'iteka. Kwirembo wari kwirembo waraje Yesu araje kandi ageze kwirembo. Kwirembo ari kwirembo hari urubyiruko rwateranye ngo tuzamure Imana ibiganza. Twongere hari urubyiruko rwateranye ngo tuzamure Imana ibiganza. Haleluya. 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 Hari nibura saza namenye kuri se w'imigisha Imana y'imuri ibihe erega sinokurekura. Namenye kuri se w'imigisha Imana y'imuri ibihe erega sinokurekura. Namenye kuri se w'imigisha uri Imana y'imuri ibihe hoya hoya sinokurekura. Ibibaho byose byose usenga uri mu bibazo byawe namenye kuri Imana ijya ibasha kwimurira. Uyibwire yasinze kurekura erega sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha namenye kuri se w'imigisha dusubiremo namenye kuri se w'imigisha dusubiremo namenye kuri se
Imana yimuri bihe. Haleluya. Imana igukura mu buzima ikagwicaza mu bundi buzima ntuzayirekure. Haleluya. Imana ihagarara mu itangiriro ikamenya iherezo, iyo Bana ntuzayirekure. Haleluya. Namenye ko twese namenye ko
Thank you.
Imana ishimwe, Imana ikora ibintu. Haleluya. Twe tutazi. Hari bibi tarashiramo. Yajyaga yambara karuvati igera ku maguru. Yajyaga zana. Bivuge. Yajyaga zana radio muri classe. Muri classe teacher arimo arumaka muziradi. Yari nadiradi. Ariko Imana ishimwe ko igifata wenyine. Ikabitsa. Haleluya. Tuzamura ibiganza. Haleluya. Nibutse iminsi ya kera n'umugabo wo guhamya ko nakure cyane habaho Imana itakura umuntu. Nibutse iminsi ya kera n'umugabo wo guhamya ko nakure cyane habaho Imana itakeza umuntu. Ingoma yawe niyo ngeri abana bawe niyo ngeri abana b'abantu yarogeye. Ingoma yawe niyo ngeri yawe niyo ngeri abana b'abantu yarogeye. Haleluya. Basubize mikrofone. Haleluya. Ubutaha ariko Diana uzaba umwanya kuva nka saa sita tubwire gahunda ku mugoroba tuvuge imirimo y'Imana. Biriho byinshi biracyarimo gatuma tuzinehirwa dushima ngo twaba tunyura muri geragezo hari byinshi byatuma dushima. Ibutsa Imana yagukuye, ibutsa imirimo y'Imana, zamura ikoze kuko warakoze Imana. Haleluya! Abantu bafite mikrofone ntabwo ndi kumva yo. Twongere tuzamure ibiganza. Haleluya! Haleluya! Pasi akaza kudufasha na Josué. Josué muri Biko naho hari. Okay. Hanyuma aradufasha mu mukunga wo gusoza ariko musigira iminota yo kugira ngo dusengemo turi muri uwo mwuka wo guhimbaza Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Agape mutambuke kandi namwe bandi muguma.